Dizo bimeze bite? Wara ibintu bimeze neza ntaribi urabona ko akazuba ari gake gake nta kibazo rwose. Ibintu rero njye narabibonye mwera iminsi numva twazabiganiraho. Bijyanye n'iki? Hari ukuntu nagiye gusura umusaza. Amanura nyine turi kumwe turambwira ati mwana wanjye uzajya umenya itwawe. Kandi ukora uharanira inyungu zawe utabangamiye za mugenzi wawe. Nanjye arambwira ati ariko iyo bibaye ngombwa yamaye ati iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamanye. Ndibaza nti ibi bintu kera nyamara bashobora kuba barabonaga ibintu byiza twe ntitubiboneho. Buri wese agasama amagara ye. Ndibaza nti uwo munsi mukuru wo guterera amagara bawugiraga ryari wabaga mu kwa kangahe? Nkagira agatekerezo nti Minisiteri y'Umuco mw'iki gihe yabitegira uruhare mu gusubiza inyuma umuco wacu, ibintu mu muco wa kera ukagenda wibagirana kandi twitwa ngo turayifite. Yadusubirijeho umunsi mukuru wo guterera amagara hejuru. Ariko mperutse kumva amakuru ejo bundi uwo munsi mukuru ugiye kuzaba. Wabyumvisheho? Nyamara byari byiza. Ngo ugiye kuzaba. Umunsi mukuru dore noneho hari abagatumanura mu kibuga. Basa tukaba twibereye muri sitade. Byaba bimeze neza rwose. Haya studio murakoze kuduha ijambo. Ndabona hano bya bintu twaramaze iminsi twarasabye Minisiteri y'Umuco yabidushyikirije. Ndabona hariya mu kibuga Edizo niba uri kureba neza habanje n'abandi. Ibintu nabikurikiranye ndi kubona uwo bita Mwanafunzi umunyamakuru kuri Radio Rwanda ngira ngo uramuzi yahageze yaje kwireba. Yabukereye kabisa mu gashati keza hara mu bitugu bye harimo ndimo kubonamo Karidinali Kambanda amaze gukura ntabwo ukimubona neza. Hirya ku ruhande rwe rw'iburyo hariho His Excellency Kagame. Nawe yaje umuyobozi w'igihugu cyacu nawe ndi kubona bose ari gutambuka neza. Ndi kubona bose yagiye hara mu myanya y'icyubahiro hariya rwose. Tumuhaye ikaze nawe. Ndabona abatoza ku mpande zombi barimo bagenda bacinyeyo. Ibi bintu barimo biryoshye Dizo. Ibintu rwose bimeze neza. Hano kubona uwo bita umunyamakuru nanone ukora kuri Radio Rwanda ukunzwe cyane uwo bita Munana nitapenda ku ruhande rumwe. Ndabona na Rocky kirabiranye mu gafilime byayaje ariko nkabona uwo bita Karidinali Kambanda. Kambanda yahageze. Kambanda dore nyuma hari abakobwa beza disuwe bagenda inyisangirwa zacu. Miss Muheto Divine ashorewe na Bwiza disuwe. Ndi kubabona rwose bameze neza bari gutambuka nta kibazo. Okay, twimanukira mu kibuga. Edizo ndabona hano umusifuzi amanutse mu kibuga. Edizo uriya ninde ugiye kubanza gutera amagara hejuru ninde ni Mwanafunzi. Mwanafunzi ndimo ndamubona. Mwanafunzi azamura nababwira tukanasobanuye hirya no hino mwari kazi ni kazi biki n'ibiki noneho njyewe ndabagezayo. Arazamura araterura Mwanafunzi, arazamura n'isakabaka amagara yabura Edizo. Imyaka ishobora kuba ari mibi. Imyaka ni mibi ntabwo ari ikintu cyiza kose amagara yabuze. Umusifuzi ati ni hazi. Uwo bita Mwanafunzi nawe agiye guterera amagara ye hejuru. Pacifique urimo urabibona ute? Ndabibona koko ni ibintu bikarishye. Ariko hariyo Mwanafunzi atari yaterera hejuru. Ndabona nitapenda Cerebra kuramo imyenda aravuga ati Rocky kirabiranye ko wasobanuye muri filime bashobora no gusobanura mu magara. Nitapenda kuramo imyenda umusifuzi amukubita ikarita y'umutuku bamusohora hanze y'ikibuga. Kabisa. Dizo bamusohora hanze y'ikibuga biri n'ibiki ndi kubonera ahangaha. Karidinali Kambanda nawe sinzi niba uri kumureba. Nguriya mbega n'ubusaza bwinshi ubusaza abaterera hejuru. Ariko uyu musaza ariyamenya koko. Yewe ntabwo ari imbere yari itari gusa. Arazamura hejuru. Arazamura Imana irayafata. Iravuga ati mwana wanjye ntugafate amagara yangu yandavuriza ku isi. Yamanura uko amanutse hano ku isi azaba ariko azamuka gifite umucyo. Amanukira mu ndirimbo z'Imana. Kuko ibintu by'Imana bigira ukwabyo koko. Amanukira mu ndirimbo z'Imana disi we. Uwo ngiyi inzira y'umuki.
ariko Karidinali Kambanda ari kudusetsa hano rwose Anita Pendo noneho dore bamusohoye hejuru muri stade Karidinali Kambanda dukurikiyeho barani bande n'abakobwa babiri uri kubasha kubareba ntabwo ndi kubabona neza bitewe nuko ikirere donc sinzi niba wowe wabasha kubabwira neza bayatereye hejuru barazamura hejuru amagara yabo ntabwo nyabona nibwo bari bakizamuka ariko ubona bafite ejo hazaza heza baratorera amagara ukabibona ko babona ingendo yabo ubona ejo heza haba ari heza baba ndabona hari umusifuzi ashyizemo ka bureke rwose bafashe ikiruhuko bagiye gusoma ku mazi ariko uri kubona ko Anita Pendo ari gushyiramo akabaraga mbanza yarafite icyaka yaragifite icyaka hari abamuvunaguye kuzamuka ukiterera hejuru y'amazi arakenya afite bari ifatika hariya ibintu birageze kabisa uyu munsi bazatwongera ujye uba buri mwaka ngarukamwaka ibintu byari bikenewe kabisa ariko ibi bintu nyabona byaba ari sawa ibintu byaba ari byiza uyu munsi mukuru turawukwiye rwose abantu benshi bari mu buhirahiro reka duterekaho Excellency Kagame noneho Adire Mohamed koko kaba yaramanutse mu kibuga ariko biba byanze Adire arazamura araterera mu kirere baramwangira ati hakenewe abanyamahanga ibintu ntabwo nazabivamo dore ndashaje icyo bita kumanika amaboko yayazamuye kabisa tugeza umusifuzi akaba arangije n'umukino arawurangije kabisa uri kubona ko sifa atangiye kubifata ibintu byari bimeze neza rwose okay